iyo mfite nk'ikibazo ndagenda nkarira akabebwo nduhuka kuko mbabazwa nuko abana banje mbabazwa n'abana banje. Hari igihe nahuye n'umuntu mukuru arambwira ati nyina w'aba bana kubaho birumurutira gupfa kuko nta mahoro azigeragira, kuko nawe arabizi neza. Ntabwo kugira ngo abana mbahisha agahinda mfite kabereka niba ari utwo ibyo birayi byabonetse, niba ari byo jumba byabonetse nkavuga ngo biraryoshe nta kibazo, bakabajyana peti kuko bari kumwe na se. Abana banje barankunda ko yego, kandi narahe kuzashaka undi mugore ko mu bintu nakora ntabwo nabyara abana amahara kubiri cyangwa ngo mbashakeho undi mugore, ko niba nyina yarabanze undi nashaka azabakunda atarababyaye. Tubayeho neza kuko naragerageza nkakora nkabona amafaranga, nkabasha kumugurira igitenge, nkabasha kumugura agakweto, nkabasha guca kuri bushire nkamugurira inyama n'iki. Akonje nabibara nk'umurengwe, ariko impamvu kuri ubu ngubu ntameze neza ni ukubera aba bana ko ntaho nabasiga, nta nyirakuru, nta sekuru, nta muvandimwe. Ugasanga mpora mbiziritseho, ugasanga sinafata urugendo ngo ngiye gukora nsize umwana mutoya, nkasanga naho harimo riske, bigatuma twicara tukarya ibyo tubonye nyine gutyo mu buzima uko nguko tukabamo gutyo. Yaje kubajyana, aza kubajyana kwa sekuru kwa papa we, noneho agezeyo nabo we bagiranye amakimbirane, biba ngombwa ko abafata abajyana mu gasozi hatari mu miryango. Ubwo rero abajyanye hatari mu miryango, aragenda ajya gushaka undi mugabo. Abana nyine uyu mutoya yamusize yonka, nagiye kumuzana yararwaye bwaki, uyu yari afite ibisebe, akoreshwa imirimo itashimishije, imirimo mbese ku buryo n'abazanye barazahaye cyane. Nafashe umwanya wo kugira ngo mbondore mu bushobozi buke nari. Uyu mutoya bamwitwa Ntivuguruzwa Lucky Eric, uyu mukuru yitwa Ntivuguruzwa Moise. Bitewe n'ibintu yankoreye ntabwo numva natekereza cyangwa nibuke n'izina rye mu buzima bwanjye, kuko yankomerekeje umutima. Kuko kuba mfite abana banje biranshimisha, kuba mbaruhana biranshimisha, bintera n'ishema no mu bantu. Nukuvuga ngo ikintu cyambabaje cyane ni fondasiyo yanjye yishe anyica no mu mutwe, usanga mbese ngize complex mu mutwe, usanga mbese ebana ndasenyutse cyane, byarancenye. Madamu wanjye bamwitaga Ntakirutimana Maria, akomoka mu karere ka Ruhango, Ntongwe za Kinazi. Nagiye kugera mu rugo nsanga hariho indi ngufuri, mbaje ba nyirinzu arambwira bati yapakije imodoka yagiye ntabwo tuzi yagiye. Nuko nyine ntangira gusara gutya. Nanone turabashimira kubera ko mufata umwanya mugakurikira ibiganiro tubategurira. Ibiganiro byose tubategurira n'ukubera mwebwe mudahari, burya ntabwo twakora. Ni Up Rwanda Radio TV, kuko bisanzwe nyine ni ibiganiro byibanda ku buzima butandukanye mu ngeri zitandukanye iza societe yacu tubamo. Uyu munsi turi kumwe na Nsanzimfura Eric, ni umugabo wari ufite umugore. Nsanzimfura Eric ava mu karere ka Musanze, ni havuka umugore we, havuka mu karere ka Ruhango. Bamaranye imyaka 8 nkuko mureba kuri screen, n'abana be babiri. Eric abaho mu buzima bubabaje pe, abaho mu buzima bubabaje cyane nkuko muri buze kubyumva. Abaje gutandukana nyuma, inkuru sinayibara nkaho ari nge uri muri ubwo buzima, ahubwo nyirabwo araza kubitwibwirira. Reka tumuhe karibu. Amazina yanjye nkuko mwabivuze nitwa Nsanzimfura Eric, nkaba nkomoka mu karere ka Musanze. Ubwo nyuma yabwo naje gushaka umudamu tuza kugirana ibibazo, aragenda atwara abana abata ahantu hatari kwase, hatari n'ahandi hata mu gasozi.
ubwo rero kubera nge nkunda abana byansabye kujya kubashakisha abana mbasha kubabona abana ndabazana ariko mu buzima busanzwe usanga tubayeho mu buzima butatworoheye aho kuba ntaho ibyo kurya turya rimwe ku munsi kuko mfite umwana mutoya muramureba ubwo rero bituma ntabasha kujya gutera akaraka ngo njye hirya no hino ko n'ahantu tuba ni hafi ya ntaho ugasanga n'ubuzima bugoye tubaho mu buzima butatworoheye amashuri byaranze usanga nta kazi. Reka tubanze tuganire neza. Eric wabanye n'umugore wawe muratandukana, mwamenyanye ryari, mutangira kubana ryari, mutandukana ryari? Okay, twamenyanye muri 2012 turabana ari ibintu by'ibibazo nyuma amakimbirane kuko yagerageje kugendana n'abadashobotse ko hari ijambo bajya bavuga bati kugira ngo menye ukuri ngomba kubanza kumenya abo mugendana. Abo badashobotse bari ba abadashobotse ne babandi nabo bananiwe n'ingo abandi usanga nyine hari abananiye abagabo ugasanga nyine nibagize inshuti ze urumva ko niba umugore yarananiwe umugabo usanga nyine nawe icyo yamubwira nyine imbuto amubibamo ni nk'iyo yahuye nayo ugasanga nyine bibyaye ikibazo ugasanga si inshuti nzima ntabwo ari inshuti nziza. Ese ubundi nyirizina mwari mufitanye ibihe bibazo ari? Okay, urebye nge kuri nge nta kintu nakwishinja kuko mfite icyo nakwishinja ntabwo nakabaye ndi kumwe n'abana iyo mba mfite izindi ngeso mba nareretse abana nkabaho uko nguko ariko urebye nge ku giti cyanjye nta kintu nakwishinja. Ibibazo mwari mufitanye ni ibihe? Ibibazo dufitanye ni ukumva amabwire avuga ngo uriya mugabo wawe ngo aracyari umusore ngo na n'ubundi ngo azishakira abandi gutyo mbese ni ibintu bidafututse n'ubujiji. Ubwo se barabimubwiraga nawe akaza akabintura nyine mbese akazana yamabwire avanye mu gasozi akumva yuko nyine ibyo bamubwiye akumva ko ari byo ugasanga nabwo abyishizemo ugasanga nibyo usibye ko ino minsi nyine ingo z'iki gihe nsigaye mbona zubakiye ku misenyi. Tubayeho neza kuko naragerageza nkakora nkabona amafaranga nkabasha kumugurira igitenge nkabasha kumugura agakweto nkabasha guca kuri bushire nkamugurira inyama n'iki akonje nabibara nk'umurengwe ariko impamvu kuri ubu ngubu ntameze neza ni ukubera aba bana ko ntaho nabasiga nta nyirakuru nta sekuru nta muvandimwe ugasanga mpora mbiziritseho ugasanga sinafata urugendo ngo ngiye gukora nsize umwana mutoya nkasanga naho harimo riske bigatuma twicara tukarya ibyo tubonye nyine gutyo mu buzima uko nguko tukabamo gutyo. None se ko watubwiye ko mubana yaje kujyana abana akagira aho abasiga ukaba utubwiye ko nta sekuru nta nyirakuru yabasize hehe yagiye ryari kandi wanatubwiye ko mwatangiye kubana muri 2012? Yego yaje kubajyana aza kubajyana kwa sekuru kwa papa we noneho agezeyo nabo we bagirana amakimbirane biba ngombwa ko abafata abajyana mu gasozi hatari mu miryango. Ubwo rero abajyana hatari mu miryango aragenda ajya gushaka undi mugabo abana nyine uyu mutoya yamusize yonka nagiye kumuzana yararwaye bwaki uyu yari afite ibisebe akoreshwa imirimo itashimishije imirimo mbese ku buryo nabazanye barazahaye cyane nafashe umwanya wo kugira ngo mbondore mu bushobozi bukenari. Uyu muto yitwa nde? Umukuru yitwa nde? Okay, uyu mutoya bamwitwa Ntivuguruzwa Lucky Eric. Uyu mukuru yitwa Ntivuguruzwa Moise. Yego. Icyo abise Ntivuguruzwa?
Imana ntabwo ivuguruzwa, niyo mpamvu turi kumwe. Hari impamvu kuba namwe nk'abanyamakuru mwafashe umwanya mukareba ubuzima tubamo, mugafata igihe cyanyu mukadusura, mukagerageza kutuganiriza, mukaduhumuriza. Ibyo ngibyo ntabwo ivuguruzwa. Ntawe uzi ko iki gihe cyagombye kuba gihari, nibura muri intumwa. Ko murabireba namwe mukavuga ati byanga byakunda uno muntu arababaye, mugafata igihe cyanyu mukatureba, mukadusura. Niyo mpamvu rero Imana ntabwo ivuguruzwa. Iyo nayo ni faida, ni inyungu. Umuto afite imyaka ingahe, umukuru afite imyaka ingahe? Okay, umutoya afite imyaka 3. Yego. Umukuru nawe afite imyaka 8, avutse 2013. Ese ubwo watandukanye na madamu mu buhe mwaka? N'imbere ya covid, kuko bitewe n'ibintu yankoreye ntabwo mba numva natekereza cyangwa nibuke n'izina rye mu buzima bwanjye, kuko yankomerekeje umutima. Ukoreye nk'ibiki byagukomerekeje umutima dusangizeho? Buriya kuvuga ikintu cyakwabaje cyane biragoye, kandi unyihanganire kubona nkugoye, ndabona unababaye. Niki yagukoreye cyagukomerekeje cyane? Okay, bura ikintu cya mbere kibaho, bura hari uburyo nkunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame aravuga ati se niba unywa ibiyobyabwenge ubwenge buzayoba. Umuntu yakutesheje umutwe, iyo ubuze mu mutwe ibintu byose biba birangiye, ko mu mutwe niho wakora. Hari uburyo uba wari ufite intumbero, ufite viziyo runaka, ukeneye kuvuga uti nanjye nzubaka inzu, ntunga umudamu, abana banjye babane na nyina, babane na se, babone ibyishimo. Ugasanga rero iyo ubuze mama w'abana bana ukabona barababaye bafite agahinda, bikukomeretsa umutima. Ugasanga na ya ntumbero ariyo mpamvu abenshi bananirwa kwihangana, bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu bisindisha, nuko hari ibyo baba bananiwe kwihanganira. Niba hari fondasiyo wubatse igasenyuka, ukaba udafite kwihangana, usanga ari ikintu kibabaza mu buzima. Ugasanga no kuba nta kintu bikumarire. Usibye ko ndashima Imana ko Imana yo ntabwo ivuguruzwa, kuko kuba mfite abana banjye biranshimisha, kuba mbaruhana biranshimisha, bintera n'ishema no mu bantu. Nuko ngo ikintu cyambabaje cyane ni fondasiyo yanjye yishe, anyica no mu mutwe. Usanga mbese ngize complex mu mutwe, usanga mbese ebana ndasenyutse cyane, byarancenye. Abana aho yari yarabataye wagiye kubareba ryari, n'ikihe gihe niba wibuka? Okay, urana lockdown ya mbere ivuyemo nibwo nagiyeyo. Urabazana mu bana muri biriya bihe bya covid n'ubukungu bwari bwarazahaye cyane? Yego, kuko ubwa mbere naragiye nzana umwe, bya bindi byo kuntesha umutwe nawe atabarera. Uyu nguyu baramunye baramujyana, ndongera mfata, bagerageje kumunyiba kugira ngo nkomeze mbabare ngira agahinda. Bamukwiye niwe waje kumunyiba, nagiye kubatwara bose bampa umukuru. Ariko ndavuga nti ntabwo umwana wanjye yaba atabana na se, atabana na nyina. Ako gahinda Imana yazakambaza, kuko ndibuka kugira ngo mbashe kubana nawe maze umwaka nta telefone nshiraho. Ariko no kuvuga ngo nararyamye ndota abana banjye, mbona iyerekwa ribaho ku bantu basenga barabizi. Ubona abana bawe? Mbona abana banjye mu nzozi, mbona urumuri ruramurikiye runyereka abana banjye bafite ibisebe, bafite ibikomere. Ngira amahirwe mbuke nshizeho telefoni, mubyara wabo nibwo yampamagaye ambwira ubuzima babayemo, ambwira ubuzima. Hashize umwanya sekuru nawe arampamagara arambwira ati mudamu wawe yarampemukiye, abana yarabataye, nta kuntu bameze, nta buvuzi, babayeho nabi. Nanjye wanjye bahaca bakebera nubwo ndi sekuru. Usanga rero ubwo byasabye ko ngurisha utuntu nawe mfite twose, guhera ku gapantaro, guhera ku rukweto, kuko kujya mu ntara byari ibintu bigoye. Njyaza kuvuga ntereka njya gushaka amaraso yanjye. Ese madamu yitwaga nde, yavukaga?
Okay, madamu wanjye bamwitaga Ntakirutimana Maria, akomoka mu karere ka Ruhango, Ntongwe, za Kinazi. bakunda kukwita rasta kubera iki se ubundi bakwita rasta? Okay, rasta avukana karagiteri. Ntabwo umuntu apfa kwitwa rasta, kuko kwitwa rasta no kuba umurasta biratandukanye. Hari uburyo uvuka umutima wa kirasta, urukundo ukumva ko wanga karengane, nkuko nanjye nanza karengane k'abana banjye. Ndi umugabo najaje mbibikaho cyane kugenda nka n'ikiro kibirayi nkakirya bakakirya nge nkemera nkaborara, kuko nkavuga abana banjye barye bahaga. ese rasta Eric rasta ubundi umugore wawe watubwiye ko wamuhahiraga byose, wakoraga iki? Okay, urebye mbere urana caguwa ze zikiza, nacuzaga caguwa ncuruza Kimisagara, ugasanga ncuza no mu baturanyi nahe hose, ugasanga mbashe no kuba nakora inkweto, reparation, fabrication, ugasanga mbasha kubikora neza kugira ngo umudamu wanjye ase neza mu bandi, n'abana banjye babe babasha kubaho batifuza. Ubwo nyuma habwo nza kwerekeza mu bintu byerekeranye n'umuziki nawe wagejeje kumpiramo, ndagerageza ibihangano byanjye birakundwa, ndajyazanja mu bintu bya electronique, kuko ino saha ntigeze ikije ugerageza kugikora, ikije kitari kibi ugerageza kugikora, ariko hari igihe byanga. None se ubu ubanye hehe n'abana bawe, mubayeho? Uburyo tubayeho n'inzu irenda kutugwaho, ni umujyaneza waduhaye akantu kakumba gatoya, no kugenda nkakora akazi akaraka hafi yaho ndi n'abana banjye, kugira ngo ntaza kubasiga muri risk. Ni ukuvuga ngo usanga niba tubonye 500 ni kwa kugenda umuntu akagura ibirayi n'udushyimbo, yaba atabonye amakara kera nje agashaka n'udukwi agateka ku dukwi nyine, kugira ngo abana mbahisha agahinda mfite, kabereka niba ari utwo ibyo birayi byabonetse, niba ari byo jumba byabonetse, nkavuga ngo biraryoshe nta kibazo, bakabajyana peti kuko bari kumwe nase. Abana banjye barankunda ko yego, kandi arahe kuzashaka undi mugore, ko mu bintu nakora ntabwo nabyara abana amahara kubiri, cyangwa ngo mbashakeho undi mugore, ko niba nyina yarabanze undi nashaka azabakunda atarababyaye. Ufite abana wabyaranye n'undi ntiyabakunda, kandi nyina wababyaye atarabakunze. Ubu se aho ngaho muba ukodesha ngahe, biba bimeze bite? Okay, ubuzima bwaranze, nabonye umugira neza ampa akantu kakumba gatoya, niko tubamo, tuba ku muhanda, nakumba gatoya nako nzi ko ntazahamara igihe, kuko bagiye kwakora umuhanda, kandi ugasanga mbese biragoye no kwizigama. Ntabwo wabona, urabona ubuzima bwa Kigali, ntabwo wabona amafaranga 1000 ngo uvuge ngo urana kuzigama ufite abana 2, umwanya ari bugusabira indazi, kandi wamuhakanira ko abakubona mu bushobozi, ntiwamuhakanira. Ugasanga nyine n'ubuzima bugoye, nyine dutegereje Imana cyane n'abagira neza. Okay, nuko Eric Rasta, aba bana kubatunze ari babiri, yego, ukora biraka ki kugira ngo mubeho mubashe kubona icyo kurya bwire buke? Niko nahoze nkubwira nyine, ntabwo ari ngombwa kugira ngo njye ahantu kure. Usanga muri ya myuga nakoraga hari ijambo nkunda gukoresha ngo ntabwo njya muri amasasu muri magazine. Ubwo ni kwa kundi umuntu ashaka kuzana nk'akamambiri kacitse nkakamudodera, ugasanga wenda umuntu azanye nk'agatelefoni ati kapfuye akamikorofoni, ugasanga nderenje nkamutereyemo. Nubwo buzima tubamo,
nta kazi dufite ni nyagasane ko hari indirimbo njya ndirimba nako zivuga ngo burya hazaza habitse amabanga icyo usabwa no gukora cyane wihiringe wirinde intimba wihiringe ushaka ipinda agataro kabyara botike mu mutima w'umuntu iyo utuje rugira wenyine agiye n'ibisaba nubwo iminsi igutera agahinda gusa amafaranga ntagura ubuzima n'abafite amakonte wapi ntibatuje humura icyorezo kizashira nawe urwaye uzakira nawe ufunzwe uzayica humura my name is Mr. Professor Kamere. Mbere kugira ngo mfate umwanzuro kujya gufata abana banjye nuko nihanaguyeho ikintu cyanteranya na leta. Ubu ndi umuntu ashaka no kunyenza akankubita urushinge yirukira kandi atanane kuba namukubita kubera ko mfite inshingano. Kuko buriya hari umuyobozi wigeze kumbwira ijambo numva ndyubakiyeho na n'ubundi acyarigenderaho. Yavuze ati ntukaba umukene ngo bure n'ubwenge. Ntukaba umukene ngo bure n'ubwenge. Umugore muratandukanye. Yego. Duha ishusho y'umunsi mutandukana uko byari bimeze. Okay, ubwo ishusho mbese ndebye ni nko mu mwijima. Hari nko mu mwijima. Ko nageze mu rugo nsanga ibintu yajyanye n'abana yajyanye. Ako ibintu ntabwo byambabaje nabajwe n'abana. Yajyanye biki n'ibiki? Materiel zose zo mu nzu, televiziyo, matera, byose sinzi niba umwaka ubaho wanzarane n'umwaka. Ubwo ivuga ko yagutewe umwaka. Ese ko mbere nabashaka kuba nakodesha nk'inzu ya 70 nkaba n'inzu y'ibihumbi 10 yarananiye. Sanga bigoye kuba wafata ibihumbi 100 ukajya kugura matera biragoye. Ubusaba abana bawe bariga bimeze biti? Okay, abana rero ntabwo biga ariko hari umugira neza kubera afite ishuri rya gardienne. Imana mu mugisha ni Beatrice afite ishuri hano ku musigiti yageraje kumfatira uyu mwana. Uyu nguyu we nawe naragiye birananirana ariko uyu shiny nibagira indi zina ariko ni Shiny Clever. Yes, of course, Shiny Clever. Uyu mukuru rero ebana turacyategereje nyagasani cyangwa umugera neza. Yiga kabwera nkori yagatangire gardienne ahiga primaire amujyana ariho yiga nyine mu kangahe mu wa mbere. Nanjye ndeba hirya nkareba hino kikamperera. Nkabona isi mbanye nini cyane. Iyo mfite nk'ikibazo ndagenda nkarira akabebwo nduhuka kuko mbabazwa nuko abana banjye mbabazwa n'abana banjye ari nayo mpamvu nirinda ikibi cyose bitewe n'abana banjye. Pole rasta pole ariko Imana izaca inzira. Pole nturire ndabona amarira azenga mu maso ngo amarira y'umugabo ashoka agwa mu nda ariko buri Imana aremye umuntu ibizi impamvu kandi Imana izaca inzira. Nubwo bavuye mu ishuri ejo bizacamo. Ubu se umugore wawe muravugana nta kanunu kiwe biti? Bra rero umunyabyaha yirukanka nta kimwirukanyisha. Nahantu ndi kubera ko byabi byose yaratekereje ko nje mutima wanjye ntacyo nishinja nawe ubwe kumbona ntabwo nta nubwo ko hari igihe nahuye n'umuntu mukuru arambwira ati nyina w'aba bana kubaho birumurutira gupfa kuko nta mahoro azigeragira kuko nawe arabizi neza ntabwo nta nzira byacamo. Cyo nakubazaga kare ishusho y'umunsi agenda icyo gihe kuko nagerageza gushakisha ndibuka namaga amafaranga ajyana mu itsinda yafashe itsinda araza aho ndi gukorera turinegura tunywa agafanta n'abana uyu yarakiri uruhinja we ntiyabakabashe kurya arangira mbwaniro twara amafaranga nimugora turaza kugira ikintu tureba uburyo twashaka uburyo
tukora ikintu tukabona uburyo twabaho neza. Nagiye kugera mu rugo nsanga hariho indi ngufuri, mbajije ba nyir'inzu arambwira bati yapakije imodoka yagiye ntabwo tuzi yagiye. Okay, nuko nyine ntangira gusara gutya. Ese uri ufite imyaka? Bo navutse muri 88. Genocide yabaye mfite imyaka 6. Umugore wawe se we yangana? Urebye namushatse akiri mutoya, namushatse afite imyaka 16, dutandukana numva ko afite 22. None se eri umugore wawe mujya kumenyana mwamenyaniye? Wa muntu bya Kigali si wowe ntabwo ubizi. Twamenyanye gutyo nyine, hari ahantu nabaga naho bahandi. Twabaga muri Katse hano mu Kigarama, hano ruguru gatoya. Kwako ndi nyine umuntu abaraje gushakisha, none ndaje gushakisha ugasanga nyine murahuje nyine mugahuza nyine, ariko igihuru cyabyaye igihunyira. Ese ubugira ababyeyi? Ebana guhera muri 92 Lakshmata Kuru comeback, guhera 92 nta mubyeyi nigeze mbona, nta muvandimwe nzi. Ebana nta muvandimwe nzi, nta mubyeyi nzi, ntabwo jambo mama cyangwa papa ntabwo gigeze rengerera mu kanwa. Wisanze uri imfubyi? Nisanze gutyo ndumwe. Nta n'umuvukanye? Nawe nta so wanyu nta nyoko wanyu? Bese nje nisanze ndumwe ndi guhiga district gutyo, gerageza guhindura ubuzima, aricyo cyane nkomerekeje. Nagerageje guhindura ubuzima ngo nze mu muryango wa Kinyarwanda, ntuze mbeho nk'abanyarwanda, ariko nabyo biza urukuta rwaje gusenyuka. Ubwo iyo ndwaye ndagenda nkaryama Nyagasani akagira ko akora ja, kuko abarasta twemera ja. Ese ubwo kuvuze ko wisanze utyo wabaga hehe? Wisanze uba hehe? Wisanze bimeze biti? Okay, ndibuka nari mfite nyogokuru. Nisanze kwa nyogokuru naho nyine kubera ko usanga nyine burya iyo umuntu ari nyakamwa keshi usanga abantu batamukunda. Nyuma naje kwerekeza mu mujyi wa Musanze mfite imyaka 13, nteka restaurant. Ndagerageza ndashakisha cyane, naragerageje gushakisha pe, narashakishije njya za Kampala, njya za Sudani, njya za Kenya gushakisha ubuzima, nkafata nk'ishora nkagenda njya gushaka ubuzima. Na Kigali niko nayijemo. Nyogokuru wawe yakubwiraga ko nta data wanyu ugira, nta mama wanyu? Okay, nabagaho gutyo ko burandi umuntu ukunda guceceka. Nje naricecekeraga nyine nkashakisha uko nabaho, gusa ntabwo ikundi ikintu ntari bubonera ikibazo igisubizo, ntabwo njya nirirwa nkishira mu mutwe wanjye. Mama wanjye duherukana muri 92. Umwibuka neza? Ntabwo mwibuka. Nyogokuru wawe aracyari? Nyogokuru ariho. Uramusura se? Bo urebye ntabwo musura. Kubera iki? Ntabwo musura. None se nk'ubuzima mbayemo ntabwo ajya gusura nyogokuru nta gitenge umushiriye, kandi ureba nanjye nta n'ipantaro ngira, nta rukweto ngira. Ntabwo rero ko ngo amatama masa ntasabira inkigisigati. Ntabwo rero najya kumureba gutyo, nta kintu nzi ngo wenda ndagenda mugurire nako gafuka igikoma, usanga nabyo bitera umuntu ipfuno. Ariko mbere ukifite akantu waramusura cyane, najyaza nkamwoheza nk'ibihumbi 10 nkabwira nti mubyeyi wanjye ugenda urebe ukuntu wagura akakawunga nawe wirire, ni umwana wawe kakoherereje nyine. Nyuma biza kwanga. Nyuma se yo kudahirwa n'urushako, nyogokuru wawe yakubwiye ngo iki? Mbo urebye ngo nshakira mu ruho ntibaza amoko, niko baca umugani mu Kinyarwanda. Ntabwo ngendere kuvuga ngo by'ubwoko ntabwo nzi ko turi abanyarwanda twese, ariko nuko ngo umugani nawe usanze ku isi, ariko nukuvuga ngo ntabwo nigeze ngisha inama.
ntabwo nigeze ngisha inama ariko uvuga cyagukuru cyane ngo ntabazirira ku muziro uganiriza nyogokuru wawe umubaza uti koko data nta bantu yavukanaga nabo mama ntawe yavukanaga nabo ube wamenya umuryango wawe wundi aho uherera kuvunakuze urebye nyine isi tubijije ibyuya nagerageje kuko niba ndi umwana sibyo umushumba niwe ushakisha intama sibyo ntabwo intama ishakisha umushumba nuko ngo rero niba bo bari bakuru bagombaga gushaka umwana nuko ngo rero nabonye batashakishije umwana ndavuga nabo ntabwo banyitayeho ahubwo reka nyoboke gushakisha nimenye nigire ariko ubwo barahari muri make amakuru yabo ntayo nzi ikintu nasaba ndabizi abanyarwanda bagira umutima ufasha bagira umutima w'urukundo ibyo bintu ndabizi mu muco wa kinyarwanda bibamo hari uburyo hari ijambo ryo kuremera usanga abanyarwanda baremerana ndabizi umutima barawufite uwangirira neza ngewe nubwo atangira neza akagirira ibi bibondo aba bana b'igihugu akabagirira neza bakagira viziyo bakagira intumbero bakaba bagiraho kuba bakaba babona amashuri mbese nkanjye ikintu cya mbere nsaba urabona ko mfite amaboko mazima mfite n'amaguru nshobora kuba mw'iyo myuga ikintu nasaba ni uko nshobora kubona igishoro nkakora nkabyaza umusaruro bwabufasha bampaye nkatunga babana none nanjye wa mutima banjye nanjye nkazajya nanjye undi nshobora gufasha byamvuye mu mutwe nakoze mbese fondasiyo niyo nkeneye nanjye mfite ibyo nakora byabyara umusaruro bikanabyarira igihugu nibyo navuze nabona iyo fondasiyo niba ndi gukora nkabasha kwikodeshereza iyo nzu nabo bakaba mu nzu nziza inzu iciriritse ariko bakaba mu nzu bakajya no ku ishuri ugasanga nanjye niba wenda ari nk'ibyo bihumbi 100 mbonye ugasanga niba nzi gukora izo nkweto nkabanza gukora hakagira umusaruro uvamo nanjye nkakomeza nkabishurira inzu nkabishura n'amashuri ariko nabonye fondasiyo ese baba bana ikibazo cya nyuma barya bate bameserwa nande ko mbona bakiri batoya iyo mcize nk'isafuriya kumbabura mfata nk'akenda ako hejuru n'ako hasi umwako hejuru n'ako hasi nkatuvuguta nkatwanika bwaca mu gitondo nyine nkaboza tukaba twumye nkatubambika nyine kugira ngo babe basa neza ugasanga nyine baba baraho ku muhanda ugasanga nyine nanjye ndi gukubitiriza gutyo nyine hafi yaho kurya se bagatekerwa nabi ninjye ubatekera Pole umuntu ufite umutima ufasha azafasha Eric bakunda kwita Rasta n'ubuzima bayimo n'abana rira babiri umugore yarabamutanye ariko ejo hashize sinone na none sejo Imana yaremye umuntu bifite uko bigenza Pole kandi bizacamo mana urakoze kandi kuduha umwanya wawe yego namwe murakoze kandi ujye unasenga cyane nkunda gusenga nkunda Imana cyane asante sana nawe pia Imana ikurinde kandi amina komeza irinde n'abana bawe bana nabo yego nubwo ubuzima bugoye ejo bizacamo ntawamenya ngayo nguko rero reka tubashimire namwe mwakomeje gukurikira ikiganiro tubategurira niba ufite umutima wa kimuntu umuhaye n'igihumbi umuhaye 500 byagufasha ntabwo ari ngewe uzacisha amafaranga hari abantu burya bashaka gufasha abandi bakavuga ngo umunyamakuru niwe ufata inyungu ngarashaka kuyirira no nta mafaranga nshaka muzayashyitse kuri Eric bakunda kwita Rasta abana n'abana babiri umugore yaramutaye babayeho nabi cyane pe muri make babayeho nabi momo ye turayishyira hasi uzagira ubufasha umwohereza nayo Imana izagufasha murakoze cyane ciao